Rayon Sport mutigeze mubona, Rayon Sport mutigeze mwitega yuko ishobora gukora ibi bintu ubu none ahangaha irabikoza. Amakuru ameze ate? N'amakuru tugiye kuza kuba twagarukaho muri ekipe ya Rayon Sport, ibyo biri kuvugwa byose ndetse n'abakinnyi iteguje kuba yasinyisha ubu none ahangaha. Ndakubwira ibiri mu biganiro by'Abarabu kuko nakubwiye yuko Rayon Sport imanuye abakinnyi b'uruhu rwera. Ku munsi w'ejo nabibagarukiyeho mbabwira yuko Rayon Sport irimwo iragana ndetse n'abakinnyi bamaze kuba bagera mu hoteli hano i Kigali, ariko se ndaza kukubwira ese ni ibiki birimwo birasabwa kugira ngo aba bakinnyi ba Rayon Sport babe basinyira ekipe. Akubwiye ko ari Abarabu babiri, umwe yari yamaze kuhagera ndetse undi yaraye ahageze mu masaha y'ijoro. Kuri ubu iki gitondo bamaze kuba baganirizwa kubera yuko intasi mba nohereje zikambwira amakuru yose ibiba biri kubera aho muri hoteli, ndetse ni kuri ubu ngubu habyukiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ahangaha, ndetse n'abakinnyi Rayon Sport irimo irashaka kuba yatira ekipe ya Yanga, ndetse kuri ubu bimaze kuba byarangira, hamaze kuba hahitwamo abakinnyi bagera kuri babiri. Rayon Sport yamaze kuba yabahitamo. Aba bose turaza kubagarukaho, ariko ntizimbye mu magambo, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe maze ubanze urikane. Dushimira aba legend, dushimira abantu bakuru bakomeje kuba badukurikirana ndetse bakatubwira bati uri kuvuga amakuru neza. Abo bantu turabashimira kandi mwarakoze cyane, ndetse ntituzigera tuba twabatenguha, kuko ku munsi w'ejo nabonye abantu bagera kuri batatu bambwira bati uri kuvuga amakuru neza, ukayatotora uko yakabaye, ukaduhereza ibyo dukeneye. Burya umuntu ufite wandika comment ufite account y'imyaka 14 imaze imyaka 14 ayikrenze, cyangwa se amaze imyaka 14 akoresha email, uwo muntu aba ari umuntu mukuru ndetse abazi ibyo arimwo arumva. Aba turabashimira, ntago twanakirengagiza n'urubyiruko rukomeza kudukurikirana. Ariko reka twimanukire mu Yamurere, making sure neza niba warakoze subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'amakuru mfite ahangaha. Ni amakuru aremereye, ni amakuru akomeye cyane nkugezaho, making sure utaza kuza kuba wacikwa. Ni abakinnyi b'uruhu rwera nakubwiye yuko ekipe ya Rayon Sport yimanuriye. N'abakinnyi banaganirijwe kuri ubu, amakuru namenye ubwo umwarabu wa kabiri yamaraga kuba yakandagira i Kigali ndetse akakirwa na ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport abo Barabu batangajwe no kubona mu kubinyamakuru byo mu Rwanda, kubera yuko ngo bazanye n'abantu babarimo barababwira, batangajwe no kubona turimo turabatotora nk'abantu twakuranye, nk'abantu twagize ute. Baravuga bati Rayon Sport tugomba kuyisinyira mu bubi no mu bwiza. Icyambere, mu Rwanda batangajwe no kubona uburyo hameze, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Aba Barabu ngo n'ubwa mbere ngo bari baje kuba basuzuma ekipe ya Rayon Sport, bavuga batariko reka tubanze dutege tugereyo, tubanze twitegereze ese iyo ekipe ya Rayon Sport dushobora kuba twayisinyira. Ibyo batatekerezaga, basanze Rayon Sport ari ekipe ikunzwe aha mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bajya mu bigwi bya ekipe ya Rayon Sport, baravuga bati ahangaha tugomba kuba twahasiga gatwe. Ariko Rayon Sport nayo iri kuvuga ngo ntago tubanza kukureka, turabanza tugusuzume utazadushuka. Aba bakinnyi ntibazadushukishe uruhu rwera. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bumeze neza cyane kuri ubu, burimo burahuza 5 kuri 5.
buravuga buti reka tubanze natwe dusuzume aba bantu, ese ni abakinnyi bameze kubumva ntibazadupfunyikiye ikibiribiri, kuko turashaka ekipe yamaze kuba yahindura ibintu byose ku mukinnyi, kubera yuko nababwiye yuko ekipe ya Rayon Sport n'ubwa mbere imanuye cyangwa se mu Rwanda hamanutse uruhu rwera, abasore banini, abasore bashinguye, sibyo ubona ko bafite uruhu runyerera nyine rumeze nk'urwariye. Ariko ekipe iravuga iti ibyo ntago wabidukangisha, turabanza natwe tugusuzume. Ati wakoze cyane kuza aha mu Rwanda, ubanze ugere mu kibuga, ubanze utwereke ese bimeze bite. Coach Afahami Alotfi, umutoza wa ekipe ya Rayon Sport, we ari kuvuga ati mube mubaretseho gakeya, kubera yuko nawe bageze mu Rwanda atari mu Rwanda. Avuga ati ndaje mbanze ndebe ibyabo. Witwa Gacinya Chasdeni akamubwira ati kuri taye nabonye taye nta kibazo, ku bigango nabonye koko bashobora kuba bafunga umupira aha mu Rwanda bikaza kuba byagenda neza. Ariko reka mbanze nigarukire kuri za ndani z'uburyo aba Barabu bageze mu Rwanda bakabona u Rwanda n'u Rwanda nyine batatekerezaga. U Rwanda bavuze bati icyambere cyo mu Rwanda muri smart, u Rwanda rurakeye, Rayon Sport iri smart mu mutwe. Baravuga bati ntago dushobora kuba twakitesha amahirwe yo kuba twasinyira ekipe ya Rayon Sport. Aba bara babiri byamaze kuba byarangira, bagiye kuba basinyira ekipe ya Rayon Sport muri iki gitondo. Nizo za ndani nguhaye muri aya masaha. Ngiye burya nkora ikiganiro mu masaha ya mu gitondo, ariko hamaze gucya kugira ngo mumenye amakuru y'ibanga, kuko hari ayo mba nararanye, hari ayo mba nabonye mu gitondo cya kare. Afahami Alotfi rero kuri uyu munsi araza kubakoresha cyangwa se kuza kubaganiriza mu kibuga, amenye ikiba kirimo kirakorwa. Bagomba kubanza kujya mu kitozo, bakabanza bakerekana ubuhanga bwabo. Ariko turaza kugaruka n'ubundi perezida wa Rayon Sport nawe akaba yagiye muri Yanga kuba yatirayo abakinnyi, yamaze kuba yakakayo abakinnyi bagera kuri babiri, uwo bita Duke Abuya. Uyu ni umukinnyi wa Yanga, uyu yamaze kuba yamutira. Ariko hari gutekerezwa n'ikindi gitaramo cy'igikongomani, cy'igikoko cy'ikizayirwa, iki gikubita umupira ewana. Narindi kureba highlight, mbona iki cyana kimeze neza, bakita Jonathan Ekanga Lombo. Iki ni igikongomani cyo hano kuri Kinshasa, Kongo Kinshasa. Hariya muri Kinshasa iki kizayirwa nacyo kizi umupira. Rero umuyobozi yararimo perezida wa Rayon Sport yararimo araganira na equipe ya Yanga, bamwemerera uyu Duke, ndetse ngo bagomba ko n'uyu Jonathan Lombo, wenda nimvuga Lombo urahita wumva ko ari igikongomani. Babwiye ko ndi mwana mboka. Uyu rero abangaba rero bakinaga muri ekipe ya Yanga, ariko barashaka kwifashishwa mu matsinda, ndetse n'iby'amafaranga bigeze kure, barimo barabiganira aba bakinnyi bitabaye ibyanga. Nubwo ekipe ya Yanga itara confirma kuba atiza ekipe ya Rayon Sport, ubwo turaza kuba tumenya andi makuru. Ariko ekipe ya Rayon Sport muyitondere my friend, muyitondere ekipe ya Rayon Sport.
iyi ekipe ya Rayon Sport muyitondere muyigendere gake. Yarabanje ireka ekipe ya APR FC, irabanza igura abakinnyi irisanzura, aba bose bahabwa gatubutse. Mwebwe mugaherera kuvuga ngo ekipe ya Rayon Sport irakennye. Ubu mfite amakuru y'indani yuko ekipe ya Rayon Sport ifite abaterankunga, abakire biyemeje kuzahagarara ku bakinnyi. Izo ni zandani. Biyemeje guhagarara ku bakinnyi bakavuga bati tugomba kubanza aba bakinnyi tukabitaho, ekipe ya Rayon Sport ikaza guhembwa. Babwira uwo bita Gacinya Chance Denis, baramubwira bati itonde, twaguhisemo tukwizeye. Bareba coach Afahamia Lotfi, bareba uwitwa Irambona Eric, aba nibo bashinzwe recruitment muri ekipe ya Rayon Sport. Aba batade nabadiringa ibindi nyine by'abantu baremereye, ariko ekipe ya Rayon Sport kuri ubu irimo umwuka mwiza. Mu minsi yatambutse nibwo mwumvaga yuko harimo kudahuza ndetse banahuzagurika, ariko ekipe ya Rayon Sport yavuye mu byo guhuzagurika. Ubu ngubu irakora ikintu ikabanza igashyira hamwe ndetse ikanacyitaho mu buryo bukomeye cyane. Rero ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ndakubwira ngo imeze neza, iri ku murongo, irashaka Rayon Sport itigeze ihinduka, iri gushaka agashya. Ekipe ya Rayon Sport, bamwe mu bafana ba ekipe ya Rayon Sport mwitonde cyane, mugende neza ndetse muhe urukundo ekipe ya Rayon Sport, ndetse munayitera inkunga. Ekipe ya Rayon Sport ikeneye amafaranga. Ushobora kuvuga ngo nanjye ntayo mfite, ariko ukurikije n'ibyishimo ekipe ya Rayon Sport ishobora kuguhereza. Ushobora gufata 500, ugafata 1000, ugafata 2000. Abo bantu babaye 40,000 bishobora kuzura stade Amahoro. Nta ekipe nimwe hano mu Rwanda yigerageza kuba yakuzuza iriya stade Amahoro, stade nshyashya 45,000, ariko ekipe ya Rayon Sport ishobora kubikora. Ufashe 1000 ndagafata 5, ndagafata 10,000, bakahura mu 45,000 mugafasha ekipe ya Rayon Sport. Iyi ekipe yakomera, iyi ekipe yamarwa ubukene. Ntukagire ipfunwe ryo kuba wafasha ekipe. Niba baguhereza ibyishimo, njya mbona abamotari, njya mbona abacuruzi, njya mbona abaki, abo bantu bose bacuruza ari uko ekipe ya Rayon Sport yatsinze igitego cyangwa se yatsinze umukino. Kuri avantage yawe rero, nko kuba iguhereza ibyishimo, ushobora gufata icyo 1000 cyawe, 5 byawe, kohereza ekipe ya Rayon Sport ikabaho neza. Ekipe ya Rayon Sport, ibi bintu mujye mubyitaho nyamuneka, mujye mubyitaho. Njya mbwira abantu ngo badufasha hano, njya mbona abantu bitanga bakavuga bati njyewe nkoherereje internet, nkajya kubona nkubise 10,000, 20, akavuga ati njyewe uzajya umbaza internet, uzajya umbaza amabuye ya mikoro, uzajya umbaza iki. Abo bantu babaho bitanga gutyo bagafasha iyi shene yacu, bakadufasha. Abo bantu nicyo gituma tubona amakuru aba yizewe. Iyo wabikoze gutyo, twebwe tubona amakuru mu buryo bwizewe, kubera yuko tubikora nta bukene, nta nzara, dufite internet, dufite tike, tukagera ahantu hose. Abo bantu rero reka tubashimire. Hari abari mu gihugu cy'u Rwanda, hari ababa batari mu Rwanda ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda tuvuga. Abo bose tugenda tubabona, dushimira abakora ubwo badutera iyo nkungu. Ukabona umuntu rwose aravuze ati nta kintu mfite, ariko uburyo uvuzemo amakuru ndagukubita 5,000, 1000. Abo bantu iyo bamaze kuba 10,000 bidukurikirana, cyangwa se 20, 30, 80, dore ko dufite isheni ifite 80,000 niyo TV1
nubwo twafashe iyi shene tukaba twayivangurana niyo TV1, tukaza kuba twakora niyo TV1 Sports, tukabona urukundo mukahita muza muri abantu banga tumaze iminsi 10 dushinze iyi niyo TV1 Sport, ariko ndakubwira ko agafaranga katangiye kuza. Katangiye kuza kandi tuyishinze ejo bundi. Ishene rero twari dusanzwe dukoreraho, ndetse abafana b'umupira bakatubwira bati oya vana siporo hano uyishyire ukwayo, uyicangure, kuko tujya dushaka siporo tukabona byaducanye, tukabona intambara ya M23, tukabona ya Iran, tukabona amakuru abari kuvugwa mu baturage, amafukuru y'ubutabera, bikaducanga. Oya ducangurire siporo uyishyire ukwayo, ujye uyitotora, nibyo tubakorera. Rero nawe utaruzi ibyabaye ko twamaze kuba twashangura, kora subscribe hano kuri Niyo TV1 Sports. Mu minsi mike turifuza ibihumbi bigera muri 50 mu gihe cy'ukwezi cyangwa 2 bakaza, ndetse iyo Niyo TV1 igeze mu bihumbi 82 nayo muyikuze cyane. Ejo tubone silver, ejo bundi tuzabona silver, turaburaho ibihumbi bigera kuri 18 byonyine, tukuzuza ibihumbi 100. abo tubona silver, tubona igikombe cy'ishimwe twakoreye igihe cyose. Nimwuzuze miliyoni y'abantu badukurikirana. Ibyo ni urukundo mutugaragariza. Muri equipe ya Rayon Sport ni ibyo ngibyo birimo biraganirwaho. Abarabu bamaze kuba bakandagira i Kigali, ndetse bishimiwe, bararebwa taye bakabona ni sawa, ku biro birafitinga neza, ndetse ku bigango urabona ko ari abantu nyine bazafunga umupira. Rero reka dutegereza aba bakinnyi, ese bazakora ibiki? Ubwo ngubwo ibiganiro byacu byo ni akagaruka, tujye tubasha kubana 5 kuri 5 umunsi ku wundi.